aya basio sinababwiye ukuntu ibintu tugiye kujya tubigenza. X-Nation dukomeza iyo bise Sawuli episode ya kangahe ya kabiri. Sinabibabwiye ngo tugiye kwirira show bihoraho. X-Nation TV kufatanya na Gaheza Simba. X-Nation presents twirira show nk'ibisanzwe. Mwibuke episode ya mbere aho twagarukiye, murahibuka neza cyane. Mwishyamba hari uwo bari bamaze guhitana zira kuvuga izina ry'Imana gusa. In associations with Gaheza Simba hari utunerega njya mbabwira njya nikorera nipoye mkayo ni imikino. Urebe dutangire hakuno dukomeza tukwibutsa ko intwaro zose ubona zakoreshejwe muri iyi filime byari ukugira ngo dutange ubutumwa neza, ndetse nta n'umuntu wigeze abibabarizwamo. Intwaro zose zakoreshejwemo hano ntago ari izanyazo, mutaza kugira ngo dutangire hakuno mwishyamba rimwe do hari uri kwirukanka, hari uri gukizwa n'amaguru mwishyamba, kumbe nyuma ya dore cya kigabo twabonye bita Sawuli n'umupanga do. Mugabo kukumva uvuga izina ng'Imana gusa, icyo ni icyaha cyakwicisha, nako kiranakwicisha burundu bihoraho. Do uri gukizwa n'amaguru hakuno arimo akwepa ikigabo kimuri inyuma kiri kugenda gake gake karabya amaraso fata kubita umuhoro hakuno. Episode ya kabiri, Director Amuzosi Mr. X, Director of Photography bamwita Franco. Twirire show sasa ndagira ngo bakwereke mbere y'uko uriya mugabo wahindutse umwicanyi amera kuriya ubundi byatangiye bite. Ngo ntiyari izi kugira gute gufata ku gakano, yarabyigishijwe. Umugabo yari yibereye hano atuje, badusubije inyuma ukuntu dusubiye inyuma imyaka mikeya cyangwa se iminsi mikeya. Mugabo yabaga yibereye hano mu rugo ari gukora akazi ke ka buri munsi nk'ibisanzwe, namwe murabyumva nyine nk'umuntu wese uri guhiga ka life. Yari yibereye hakuno tuje bagatuje nyine nk'umuntu wese uri seriye mu Rwanda. Mu gitondo cya kane nakubu nta nubwo ari mu gitondo, mu gicuku saa 7:04 za mu gitondo, ubwo ni mu gicuku cyagiye waba utaracya neza, baba bwagakeye buriya cyari igicuku kiba kiri kuniha z'ijoro. Saa 7:04 z'ijoro gicuku kiba kiri kuniha, nimba kiba cyabaye iki. Abanyarwanda ndabafana namwe. Hakuno umugabo ari hano mu gitondo cya karaba ari mu kazi, nduzikaye mu gicuku arimo ahiga ibirayi by'abana by'umugore na famiye hakuno mu rugo. Mugabo arimo acunga ku isaha, ariko nimba kibazo ari iki. Hakuno yageze gutya fana y'agatelefoni kiyo. Ako mwakoze subscribe aho hasi cyangwa muri kwibaraguza, muri kureba iby'ubuntu. Umuntu kwima sub mbabona yanakwica je mbabona yanakwica umuntu nta keza. Hakuno yatangiye guhamagara Mama Fifi. Mama Fifi ni imparinde, mwe mwicare mugwe neza, rega filime murayibonera ku gihe. Kantu kukanda hamagara Mama Fifi wapi yanga kumwita. Umugabo uri guhamagara umuntu w'umugore izi saha saa 7 zishyira saa 8, byanze bikunze afite ikibazo kiri seri. Ko byagenda kose uzarebe n'umunigaye ntiwamuhamagara izo saha, n'umucuti wawe ntiwamuhamagara izo saha, babwije abantu baba basinziriye. Bivuze ngo byanze bikunze hari ikibazo kibirimo. Mugabo yabitekereje atuje, yabyihore yikomereza akazi kiwe. Kwereka muri amasaha 7:08 hari umugore w'inshedo taki gicuku. Sweetheart, wari uri hehe? Nari ndi kumwe n'inshuti zanjye, twari twagiye muri bridal shower. Bridal shower bya birori by'inzaduka bigiye kumara ingo z'abantu i Kigali bizisenya. Yego hari ikibazo bifite, umva agasuzuguro, umva akavenyuko.
hako ubundi kuki umumata ibibazo urwaye ibiki buri joro iyo ntashye umata ibibazo kubera iki nanjye cyo guhata ibibazo nka gutya se wa mugore we nkwiyame sibyo ntumbwire ko ubu uri gusohokana n'abagabo isa ntukambwire iryo joro natonganye n'umugore wanjye umutwe wanjye wararemereye kubera umujinya n'agahinda. Si episode ya kabiri siko nababwiye ntabwo twari tuzi uko byatangiye umugabo ajya guhinduka ikihurumbiri. Iryo joro navuye iwanjye njya gusenga kubera ko natekerezaga ko Imana ari cyo gisubizo cyonyine. Urugo rwari rwamunaniye, umugore asigaye arara mu bagabo agataha saa 7, umugabo yanavuga bakamurebera ku rutugu. Yageze hano yaje mu butayu, bwa butayu bwanye naho njya mbona ngo tugiye mu butayu mu Rwanda, mu buye butayu aya mureka kunteza abana ariko hakuno Yesu Kristo hakuno reba hakuno hari umugabo ari kwisengera, uyu nawe yaje kumujoyininga aza ari kurira. Siko n'umuntu w'umugabo ari kurira sha. God, we have problems. We have problems now. Wa mana we dufite ibibazo nawe urabibona nta kazi muri business byaranze. Amana buriya rero buri muntu asengera ibye urakoze kuba umukiriya mushyashya. Buri muntu ubundi buri asengera ibibazo bye. Umwe ari gusengera urugo rwamunaniye, undi ari gusengera ubushomeri nawe bwamunaniye. Bari no gusengera n'icyo kurya cya saa sita, ibintu biba bitandukanye. Hakuno rebe there is someone to believe in God. You have to believe God. Ufite kwizera Imana wa mugabo, ufite kwizera Imana. And as a sign, kandi nk'ikimenyetso my word was true. Kamagambo ndi kukubwira yari ukuri. Who comes in your house? Hari umugabo 2 PM. Uri buzi wawe n'injoro saa 8 saa n'injoro. Please believe in God and pray. Wa mugabo wizera Imana kandi usenge. Hey. Saa 8 hari umugabo uri buze kuzi wawe ati naratashye. Sat down and drunk. Ndicara ndinywera ndabanza nica icyago. Nari ndimo kugerageza kwibagirwa no kwirengagiza situation nari ndimo. Niwe ari kutuganira. Ubwo isaha yarengaga bigeze mu masaha 8 n'igice. Hari icyo numvishe. Numvishe umuntu hanze yiwanje. Mugabo ari hano. Saa 8 z'ijoro yumvishe ikigendagenda iwe. Yumvishe ikigendagenda iwe ariko ari kwinyweramo cyane asinze banegere nawe. Umuryango barawufungura. Kandi mwibuke pasiteri yamuhanuriye nimba ari pasiteri nimba ari nde avuga ko saa 8 hari umugabo uri buze yapfuye hakuno. Tunira urwuma ahita mu cyewe cubise icyumba mu mbavu. Gasani yarebye oja nimba bigenze bite kandi yifurira tangira mupfandimwe wanjye Nyagasani kubera icuje hano muvandi narinje kukubwira ko dukeneye tujye kwa muganga mwana. Narinje kukubwira ngo tujye kwa muganga kuko umugore wanjye yaragiye kubyara. Mwana y'isi n'ijuru yaraje gutabaza mukuru we ngamubwira ko bakeneye kujyana umugore we kwa muganga. None dore Nyagasani yica umuvandimwe. Dore ibibazo bya bindi bavuga ngo akaga karongora indushyi. Mugabo yica umuvandimwe atabishakaga. Shiraho telefone yarasonnye. Telefone yarasonnye. Rebe I'm sorry. The mother didn't make it. We lost her during the surgery because there was no family member to present and sign the papers. hakuno telefone uko yagasonnye
yavuze gutyo. I'm sorry. Twihanganire. The mother didn't make it. Ariko mama w'umwana ntiyabashije kurokoka. Lost her during the surgery because there was no family member. Impamvu nuko nta muntu n'umwe wo mu muryango wari uhari To present and sign the papers. kugira ngo asinye tubashe gukorera operasiyo umugore abyare. Yarababaye, byaramurenze cyarenze umufana. Yishe umugabo none n'umugore ahise abipfiramo. Ahangane ahantu uvuga utari ku bundi wa mugani wa mana, dufitanye ikihe kibazo? Dufitanye iyihe beef? Umugore arananiye, nici umuvandimwe n'umugore wari usigaye yarapfuye, ntituzi nimba n'akana ke karokotse. Isi kwikaragiraho ikagufungiraho amaferi, isi kwikaragiraho ikagufungiraho feri. Uhereye ako kanya My world collapsed into darkness and rage. isi yanjye yabaye nk'irimbukiye mu mwijima ndetse n'ubugome. Barakwereka haciyeho amezi 3 sasa. Wa mugabo wahanuye ko saa 8 ngo n'iminota nk'ingahe hari buze kuza umugabo mu rugo rwande rw'umurara. Uyu yabaye umwicanyi, yaje hakuno mwicara iruhande, yagiye gusenga, agiye gusaba Imana. Uyu niwe wamuhanuriye birangira yica umuvandimwe. Bimeze bite? Uranyibuka se wa muhanuzi wiki? Jewe se ahubwo uranzi? Jewe ko ndakuzi. Uri cyande wowe? Ni jewe watereranwe n'Imana ye n'abantu be kandi bakantererana. Ko kuranzi mwana, ko kuranzi. Nagiye nskaminga abantu benshi cyane muri ubu buzima. Basi wanyibutse inkuru yawe? Inkuru yanjye? Yego. Ushaka kumenya inkuru yanjye? Ese uranyumva nkubwira inkuru yanjye? Kigwaryi we cyamuhanuriye kinigana ipfuro. Akinigana ipfuro, baba pasiteri bigize abibinyoma, bamwe bavuga ngo views ntizavamo. Muniganya ipfuro hakuno to shukunya hasi, shukunya hakurya. Uhereye uwo munsi I began hunting down anyone who spoke the name of God. natangiye guhiga umuntu uwo ari we wese uvuga izina ry'Imana. Natangiye kumuhiga. Haya, urebe filime witonze gake bucece. Tuba twigarukire kwa Bishop. Uriya mu Bishop nimba apfuye, nimba bigenza bite, tugaruke iwe mu rugo to. Madamu hakuno ari mu tuntu tw'udusuku two mu rugo. Rebe filime witonze gake bucece mu gace. Bishop we twamusize mu abundi buriya mu Bishop yari yagiye mu biki mu kabari we. Ayari yapfuye ntaribi, uri yapfuye ntaribi. Hakuno barakwereka mu rugo iwe n'iki byose na madamu abari hano bari mu turimo two mu rugo gake bucece imuhira. Gusa dusize umugabo we, nimba ari umugabo we bamukomye. Rero cyumva ibintu bihonda mu nzu ye, yumvisha ibihonda mu nzu, ntiyabyitaho, ntiyabigira impamvu. Nanone yumva ibihondagura ariko reba Bishop. tangira guhamagara Bishop we. Bishop sheri shushu be. Ese ntabwo urajya ku kazi? Yivugishwa ngo ntabwo urajya ku kazi. Uraseta injiranye uruntu rw'urwuma rumeze gutyo tu gasani. Umugabo yishe umugabo asa no kwica umugore. Cyuma kiriho amaraso sinzi ariko hakuno ebe akantu k'akaperike Breziliye niko njya numva bavuga. Shano Shano I hate someone who did the name of Jesus. ntabwo umuntu uwo ari we wese utinyuka kavuga izina ngo Yesu. Yesu se yaririmbye iyi Exnation TV
ntimwibagirwe gukora subscribe, share na comment kugira ngo duhere dukomeza episode ikurikiye. Ciao ciao, bye bye, ndabafana.